kuvuga kuri Ruganzu Ndoli. Ruganzu Ndoli, umwami w'u Rwanda, umwami wamamaye cyane, niwe mwami bose, niwe w'igihangange, w'igihangange mu bami babayeho. Yagize uruhare rukomeye mu byo kwagura u Rwanda. Bamuvuga kwinshi, bamuvugaho byinshi. Ndashaka kumuvuga ku ngingo imwe y'ingenzi, nagira nti cyangwa nakwita nta Ruganzu Ndoli kwa Karemera Ndagara. Ntawe ubona ntiyabayeho. Nyamara kuva na kera na kare abanditse kuva 1943 igitabo cya Musenyeri Alexis Kagame, yari ataritwa Musenyeri, yari padiri, yabuhawe muri 41. Kuva yandika rero igitabo cyitwa Inganji Karinga, amateka yarakwirakwijwe yuko Ruganzu Ndoli ya Ndahiro yahungishijwe na se, ahungira kwa Nyirasenge Nyabunyana wari wararunguwe twakwita umwami w'Ikaragwe. Karagwe Kabahenda niko bavuga, Mukama, wavuga Umukama. Karemera Ndagara. Nyamara ntibidashoboka. Mbere yo kuvuga ko bidashoboka, ndavuga muri make Ruganzu Ndoli ni iki? Yitirirwa byinshi, yitirirwa byinshi nk'uko bitirira Gihanga. Ibihangange biyitirirwa, ukuvuga ko babitwerera ibintu biri byo n'ibitari byo. Ruganzu Ndoli rero bamwitiriye byinshi bitajyana none ku bya Gihanga, nk'uko Gihanga nawe yitirirwa kuba ngo ari we wazanye inka. Gihanga cyahanze inka n'ingoma niko babivuga, n'ibindi yahanze byinshi. Ariko Ruganzu Ndoli nawe hari ibyo bamwitirira. Mu byo yitirirwa hari ngo kuba yarazanye imbuto nkuru, ni ukuvuga amasaka, uburo, isogi n'inzuzi. Inzuzi nazo zifite akamaro kanini cyane, si ngombwa kubivuga, kubirambura. Igihangange rero cy'ikinyabitangaza, igihangange cy'ikinyabitangaza. Akamwitirira kwahuranya umusozi, akahuranya. Akamwitirira imigezi, akamwitirira ibitare, ngo ikirenge cya Ruganzu, ngo aho yakandagiye aha n'aha hirya no hino mu Rwanda, ku rubi rw'u Rwanda hariya na Rusizi iteme rihari. Rero si iteme ni nk'urutindo, kuko iteme burya bivuga ko batemye bakarundarunda urufunzo, niho bikomoka. Ku buryo hariya aho ku rutindo rwa Rusizi ujya Bukavu hakurya, bati cyangwa epfo, bati ni Ruganzu wabitinze, ni wabikoze. Bamwitirira byinshi rero ku buryo bamwe bazi koko ngo yahakandagiye n'imbwa ze, cyangwa igisoro kubuguza n'ibindi. Ni byose ngo ni ibya Ruganzu. Aritirirwa rero, kandi si we wenyine witirirwa, ni igihangange cyitirirwa. Nk'uko banamwitiriye Burere Ryangombe, nawe ni igihangange.
noneho ibyo bihangange bakabihuza bakavuga ko baganiriye Ryangombe nawe bati yanaganiriye na Gongo. Gongo nawe ni ikintu bahembye cyangwa esprit ni umwuka mu mvugo ya bamwe mu Rwanda bavuga umwuka, abandi bavuga roho, nabyo bivuga umwuka, biterwa n'indimi. Ryangombe uwo mwuka. Hari na Gongo rero nawe ntabwo ari ubusa ni Nyiragongo. Ni Gongo wavuyemo kiriya kirunga cyitwa Nyiragongo akaba arimwo kiriya cyaka Ryangombe nawe yahuye nawe. Ibyo umuntu yabitindaho avuga iby'imandwa bivuge muri make hakiri kare. Usibye ko umuntu igitabo abishatse ejo bundi yagisohora cyerekeye indi myumvire y'izo mandwa. Ni indinzi. Imandwa ni indinzi n'abarinzi, kimwe n'uko hirya no hino mu madini hariho abarinzi nka indinzi nka Mugasa, umurinzi w'abambuka. Mugasa kugashya ni umwuka w'abambuka w'umurinzi. Abandi yo mu Burayi bafite abambuka, bafite abahigi nka Mutagatifu Wibere, umurinzi w'abahigi hariya aho bita Les Ardennes mu ishyamba hariya mu Bubiligi, n'ibindi birebire. Iyo ubizi ugakirika nko kuri interineti Ibere ukabibona. N'abandi ndetse batanabayeho, Mutagatifu kanaka umurinzi w'abajya ku rugendo n'ibindi, siniwe mbivuga. Mbese imyuka mirinzi, abambuka, urubyaro, ibiki n'ibindi. Noneho Ryangombe nawe bakamwihuza igihangange, bakagihuza na Gongo, bakagihuza na Ruganzu Ndoli. Ruganzu Ndoli nawe bakamuzana hino. Yitirirwa rero byinshi. Icyo ni cyo cy'ingenzi, nicyo nashakaga kuvuga. Ariko ntabwo Ruganzu Ndoli yabayeho igihe kimwe na Karemera, kuko dukurikije imyandikire ya Alexis Kagame, Ruganzu Ndoli yarabayeho mu kinyejana cya 16 mwaka w'igihumbi 1510. Ibyo byanditse mu rutonde rw'ibihe cyangwa urutonde rw'igihe rwa Alexis Kagame. Itanga rye rikaba ryarabaye mu by'igihumbi 543, itanga rya Ruganzu. Naho itanga rya Karemera Ndagara bavuga ryabaye mu w'igihumbi 855. Igihumbi 510 n'igihumbi 855 hari itandukaniro rirerire cyane. Turi mu kinyejana cya 19 kirenze igice kirenga. Kuko umuhungu w'uwo Karemera Ndagara ari we Rumanyika yasuwe n'abazungu babiri b'abashakashatsi icyo gihe bashakaga ngo isoko ya Nili aho iri, bakora ubushakashatsi bagera ku umwami w'Ikaragwe Rumanyika Rwandagara. Rumanyika Rwandagara aganira nawe. Ubwo turi mu w'igihumbi 861, igihumbi 861. Umuhungu wo Karemera Ndagara bavuga ngo yaratunze nyirakuru wa Ruganzu Ndoli
nyirasenge nako nyirasenge wa Ruganzu Ndoli Speak na Grant bageze aho ngaho John Hannington Speak na Grant James Grant bageze aho ngaho ibyo biranditse mu bitabo byabo. Ikindi kandi nuko Ikaragwe bavuze ko bashobora bakunze kubika ibisigazwa bafite by'inzibutso ibisigazwa by'amateka y'iwabo ku bami bakabisigasira. Ibyo babyizeho kandi umuntu yanavuga ati na nyina wundi abyara umuhungu barabyandika abanyamateka bo muri mu Karagwe nabo bazungu babyanditseho uwitwa Ford n'iki. Ibyo byose si ngombwa kubirondora, ariko hagati y'igihe cya Alexis Kagame avuga n'igihe cy'abo bazungu hari imyaka iri mikeya ubyigije hino ukabyegeranya ni 176. Iri myinshi ni imyaka ufashe 1510 ugafata 1860 turagera mu myaka 310 hagati ya Karemera Ndagara nako hagati ya Ruganzu Ndoli igihe cye hano mu Rwanda n'igihe cya Karemera Ndagara. Igihe cya Karemera hino ni bugufi 1919. Icyo cyonyine kirahagije. Ikindi bakavuga ngo u Rwanda ngo rwagiranye imimaro niko babyita, kuvuga amasezerano yo kutarwana na Karagwe. Nyamara Ikaragwe bo mu mateka yabo bavuga ko ingabo z'u Rwanda zateye Karagwe ku ngoma y'umwami Gahindiro. Ubwo ni igihe cya Ndagara. Gahindiro ajya gutanga Ndagara nawe yari ku butegetsi. Karemera Ndagara ise w'Urumanyika. Ingabo mateka yabo bo barabivuga ko u Rwanda rwateye Karagwe. Hari n'umurishyo w'ingoma witwa Zigizikarago cyangwa Zigizikaragwe. Ni ukuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zigeze i Karagwe. Uwo murishyo w'ingoma bawita Zigizikaragwe zigeze i Karagwe. Ni ibyo ngibyo rero nashakaga kuvuga. Alexis Kagame yabyanditse mu gitabo cye, barongera uwivugira amateka witwa Kanisha bayafashe mu gitabo cyitwa Récit historique au Rwanda. Récit historique zanditswe na Alexis Kagame uko zanditswe na Yann Vansina afatanyije na Thomas Kamanzi. Ibyo ngibyo wabisangamo biri mu bitabo byinshi, barabivuga mu bitaramo byinshi, kuko Ruganzu Ndoli yagiye kwa Karemera Ndagara biravugwa, ariko biranandikwa no mu bitabo bya vuba. Igitabo cyigisha amateka muri mashuri yisumbuye secondaire, History of Rwanda, ibyo bitabo biriho mu 2010. Hari igitabo cyanditswe mu nteganyanyigisho, igitabo cy'umwarimu kivuga ibyo ngibyo ngo Ruganzu Ndoli yagiye kwa Karemera Ndagara. Ibintu rero bidahuye. Nyamara mu 1988 nanditse article umwandiko watangajwe mu igazeti yitwa Education Science et Culture ya Ministeri y'Umuco. Imvuga nti uko bivugwa, uko bakunze kubivuga, ntabwo
Ruganzu Ndoli yagiye kwa Karemera Ndagara, abo bantu uko ari babiri ntabwo bigeze bahura, ntaho bahuriye. Ngibyo ni urugero rw'ibyigishwa mu mateka batabanje kubigenzura, bakabifata uko byakabaye, bigakwirakwizwa, n'ubu bikaba bikigenda mu gitaramo. Noneho nkanjye historien, umuntu ujora w'umunyamateka, nkaba mfite inshingano zo kureba ukuri kw'ibyo bintu, kuko uko bavuga ngo na nyina ndabyara umuhungu nyine, nabo bafite uko bavuga amateka y'u Rwanda. Alexis Kagame yari afite umushinga, ndetse igitabo yaracyanditse, ariko nticyatangajwe, yatabarutse itaratangaza, kivuga yuko kwerekana urutonde rw'ibintu byagiye biba, uko u Rwanda rubizi, byazafasha n'ibihugu bidukikije bikagendera kuri iyo nteganyo y'u Rwanda, iyo mitondekere y'ibihe by'u Rwanda. Urumva ko ari ukubyitondera, ahubwo tukaba twakuzuzanya, nibyo byiza. Iyo tuvuze ibindi bihugu, byiza ni ukuzuzanya. Nko mu Burundi tukamenya ko bafite abanyamateka babikurikiranye, tukagenda twuzuzanya. Uwo nguwo Ruganzu Ndoli bavuga, Ndoli ya Ndahiro kaba afitanye isano na Bamara, Bamara byinshi, Bamara hariya muri Bunyoro, muri Uganda ubu ngubu, ariko mu Bunyoro bakaba bari bafite Wamara ufitanye isano na Ndahura. Hano mu Rwanda ni Bamara na Ndahiro. Umuntu akaba yagira ati abo bantu aho si umuntu umwe cyangwa si babiri gusa, aho kuba bane, aho si babiri, aho kuba bane. Nuko ibintu nk'ibyo ukagereranya ushingiye no ku byo abandi bavuga mu bushakashatsi. Nari ngamije muri make kwerekana ko nta Ruganzu Ndoli kwa Karemera Ndahiro. Nibyo.